Welcome, ladies. Oh my I'm happy for my wedding. Ndishimye cyane kuri uyu munsi, ndashimira buri muntu wese. Oh my God, thank you God. Happy wedding, happy wedding. Tega amatwi nkubwire kandi ubyumve nk'intore, maze iminsi niga isomo nkunda ndusha abandi duhiganwa, mbahige mu bitego umusore wogeye, shaka gusakara iyo ngamba nyihamirizemo, shaka kukwiyereka nizihirwe nawe nkwizire, cumugara nembe cumugara nkarage no mu nkango pi.
murakoze cyane. Badatera igishyika basangwa basangira ngendo dusangiye imisango ni munyemerere muri aka kanya duhuza ibiganza amashyira impundu twakira aba bashyitsi batugendereye. Murakoze cyane. Maze rero bahuza ibiganza mushimira umuryango. Murakoze cyane. Maze rero nyakugira Imana muvyeyi habyara Imana. Hambere ahangaha harahagana mu 1700 abagabo babiri batongana, umwe agira ati Imana irutimanga, undi nawe akavuga Imana irutimanze. Bakomeza kubisiganira, umwe avuga ati Imana irutimanga, undi nawe akavuga Imana irutimanze. Hanyuma wasomye neza kurusha abandi aravuga ati murapfa ubusa kuko yabimanga yabimanzi Imana ibiruta byose. Ndagira ngo mbere na mbere nanone twongeye duhuze ibiganza dukomere Imana amashyi tugejeje ahangaha amahoro twese. Na mwana Roho Mutagatifu, dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura iduhe, tubabare ibicumuro byacu nk'uko natwe tubara abaducumuyeho, ntuduterane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago. Twongeye kugushimira Nyagasani Imana y'ijuru n'isi, by'umwihariko kuri uyu munsi uduhaye, ukaba uduhuje nk'inshuti n'abavandimwe, ukaba utumye imiryango yacu yongera guhurira hamwe kugira ngo dukomeze dushimire ubuntu watugiriye. Turakwinginze rero ngo utube hafi, ibiri buze kubera hano byose ubihe umugisha, kandi tuyoborwe nawe ineza iganze muri byose. Ibyo tubisabye ku bwa Yezu Kristo umwami wacu, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Habwa umugisha n'Imana, wakoze kuza ibyo bikora umusekera neza rwose. Ubu bimukorera nanjye aze mubwire rwose. Murakane. Nagira ngo bavandimwe bagesera beza, inshuti zacu z'umuryango, nongere nibutse ko nubwo twari mu gitaramo tubonye abashitsi. Umusore wacu Joshua watubwiye ko twabonye abashitsi batugendereye. Bari bansabye ngo mbakire, ariko nabanje kubamenyesha ko dufite abashitsi. Mbere yuko rero mbakira, nagira ngo muzamure ibiganza maze mubihuze, tubahe ikaze, ababyeyi bashiramo n'impundu. Impundu i Bugesera. Premier. Karame. Baramutse n'amahoro. N'amahoro. Murakomeye. Turaho. Urugendo rwabaye ruhire. Ndabona amasibo yose wazanye nayo mugeranya hano mu mahoro. Natwe mudusanze mu gitaramo. Igitaramo ngarukamwaka. Ni nayo mpamvu mubona twateranye twese. Abakuru, abasore n'inkumi, abana bakiri bato, tuba twabahurije hamwe kugira ngo dutarame. Mukanya ndaza kukubwira icyaduhuje. Nagira rero ngo nkuko Joshua bivuze, yagize amahirwe atoranywa nk'umusore mu muryango wo kujya tubera ku nkiki ngo menye batugendereye. Ambwiye rero ko Premier yaje, kandi ubusanzwe uko twakira abashitsi ni umuco, nibyo dusangana. Nagira ngo wigire imbere maze turamukanye, bonereho n'umwanya wo kukwakira. Biraza kumpa amahirwe nakire n'umuryango wazanye. Ni karibu. Muraho neza. Muraho n'amahoro. Ni amahoro. Amakuru. Amakuru ni meza. Ikamonyi muraho. Ikamonyi turaho. Kavura karagwa. Ni karagwa. Natwe Ibohoma turaho. Ibohoma muraho. Ibohoma ni amahoro. Ndi kubibona. Intara y'Iburengerazuba ariko bw'amajyaruguru. Yego. Muri uyu murenge wa Kintobo. Yego. Tugira akagari bita Kirwa. Turi mu Kirwa. Turi ahantu heza, kandi tunaherukana turi twenyine kuko twari itsinda rito, mbonye uri n'itsinda rigari. Nagira ngo nkwakire. Murakoze. Uraho.
abo twazanye niba bampera mashini impundu. Oya ahubwo ni karibu, nabo ni karibu. Nagira ngo mbabwire ko ari karibu mukanya banyemerere, ubwo binyemereye nzamuri ikiganza mbasuhuza. Ese muraho, mwaramukanye amahoro? Muraho na amahoro? Mu majyepfo muraho? Mwakoze kuza. Nagira rero ngo nshuti yanjye, wa musore w'iwanjye yigira hino maze amfashe. Joshua, turi bukwakize inzoga ihiye. Murakoze. Nk'imwe ya cyagiye. Nk'imwe. Ako kunda ndakazi. Urakazi. Ako kunda ndakazi. Kandi ubusanzwe turasangana. Ni ibisanzwe. Mu rugo n'amahoro. Nshuti yanjye ikomeye cyane. Mu rugo n'amahoro. Imana ishimwe cyane. Ihimbazwe. Nabonye akira. Nabonye urugo rwanyu rugendwa n'abihaye Imana, natwe nuko. Kandi mu gihe twarimo tuturama bavuze ngo ibibera aha byose babihaye umugisha. Byose bihawe umugisha. Kandi namwe muri abanyamugisha. Ngaho soma rero wumve karengetse. Churura. Kandi urakumvise? Nakumvise. Ngaho rero Primiyani, nagira ngo abana bagutwaze wongere ugende uca akabogi wicare maze hasigaye tuganire, ariko mboneraho n'umwanya wo kugutereka wowe nawe mwazanye. Natwe turakunywera. Urakoze cyane. Ni karibu rero. Biganza bitega amashyi ntago byagabana amashyo. Ariko kandi ayo mashyi nabiri ndagira ngo tuyakubeka ikirwa amagambo amagaratu hejuru samana y'abandi. Mu by'ukuri muvyeyi Primiyani hano iwacu ubu cyura cyasesimiza ndetse n'amatara cyavuna imitozo. Ngira ngo buri muntu wese ndavuga abashitsi mwagendanye uza gukenera inkangazi nturire ndaza gusabiza hiye zose babakire bahereye ku bashitsi natwe abasangwa turagenda tuboneraho. Mu gihe rero service bari kudufasha kwakira abashitsi, muvyeyi n'ubundi mwakomeza mukaganira murakumburanye ndabizi, umwanya no wanyu murakoze. Ku mwanya nk'uyu nguyu wasaba icyariho ntakikubwiye, gahunda dufite twazikubwiye, gusa tugeze kure kuko abana bagomba kujya mu mashuri. Twasuzumye dusanga abajya mu mashuri abanza bose baratangiye kandi batangiye neza, n'ibikoresho bari nabyo. Abajya mu yisumbuye bose batangiye neza, ibikoresho minerivare twasanze mu miryango hose byaragenze neza. Aho twari turi ubu ngubu tureba neza ni ku bana bajya mu ya kaminuza. Uramutse ufite igitekerezo ku bana bajya muri kaminuza, kuko muri abahanga ndabazi, ukaba ushaka kunoza aho tugejeje, umwanya twawuguha. Ni karibu rwose. Murakoze. Buriya ushobora kugira inyunganizi. Rero kubera ko umwanya muduhaye, ndagira ngo ijejuru nanone ntabwo natanga igitekerezo cyo kunganira cyangwa se cyo kubasaba kugira ngo mudukopeze uri kuvugira ku busa, kugira ngo ijejuru nanone bashikirize ikibindi cyo kugira ngo tuganirireho. Waje kuvugira ko Bernard yateretse. Ni karibu. Primiyani. Karame nshuti yanjye Damascene. Bwa mbere wazanye intwererano. Uzana n'umukobwa. Uko gusabiriza. Ariko wabonye ko ufite n'umuhungu waje zikoreye. Ndabafite hariya ariko ibintu muhereza. Nibyo nari ngiye kwibaza ukuntu konoza ubwo umukobwa. Oya. Umukobwa mwiza. Ubwa mbere wanamumiriye.
umubuza kundamutsa babyibukaga nabyo kandi nubwo ari umuhereza n'umuhereza nuko nari ngifitiye urukumbuzi ntacyo nongera ariko ako kantu uze kukibuka aze kundamutsa ahubwo ahasigaye nabanza kuramutse yego ntukabureka nabona ko muramutse wowe ariko ntabwo uramutse abakuru uraho neza ni amahoro gira abana urabashimiye urakoze cyane Premier umwana w'umukobwa atagira ngo yakoze mu biganza by'umubyeyi gito reka tumuye kuri aka kantu gasa nawe asa no gutunga gasa n'ubwo yabwinga akira nshuti yanjye nuko mwampereye umwana amashuri wakabyara ikibindi rwose iyo hari barayipfundura barayikoraho urupfuko urashaka kuyivugiraho kandi waravuze ngo mbanze gukopeza reka gukopeza ntabwo ni bugutinze yego ujye kuvuga ufite imbaraga zo kubivuga yego iby'amashuri rwose numva tugeze kuri 99%. Umuntu aje kugera ku Ruyenzi nabonaga hari imizinga myinshi hari imizinga tujya tugira inkangaza yego niwe uyituye ntabwo urabanza uyisome ndebe niba ntacyo itwaye baguhe mikoro iwacu mikoro zirahaba nziza kandi zivuga baguhe indangururamajwi ngaho yisoma umbwire niba ikwiye ko nanjye nsomaho kwihiyera karahiye nanjye nsome karahiye rwose ubwo usomye kabiri ntacyo ubaye reka ngasome buriya nta kizira kikarimo soma nawe wumve urakoze cyane namwe muri abenzi rero namwe muri abenzi karengeza kwa Premier nabo nabenzi urakoze yawe nari inzoga ikwiriye abantu ariko umuntu aramutse aje gutira imfizi cyane ko turi aborozi turi abatunzi ukaba uje gutira imfizi tugira imfizi nziza iyi nzoga wayivugiraho ariko nanone inzuru z'ubu murabizi uretse ko nta nka zava iwanyu zakumirwa iwacu ntibishoboka nanone ari ugutira urwuri iyi nzoga yavugirwa ndumva rero Premier mu ibyo byombi igikukwiye muri ibyo uramutse aricyo cyakuzanye numva wafata ijambo ni karibu urakoze cyane cyangwa aje gusaba urwuri yakomeza ijambo ariko burya kubera ko turi abenzi burya twaje tutitwaje ikibindi kimwe ariko hagati aho ndi kumwe n'abasaza bo mu muryango reka mbaye nabo babanze babasuhuze Damascene nk'uhagarara umuryango nongere mbasuhuze muraho neza urakomeye nanjye ni Boniface nkaba ndi ngwa mu ntege Premier yego Boniface y'abantu bahuye nk'uko rero baganira biba byiza nyine kuganira kandi bumvikana banuzuzanya nk'uko rero mu kanya twari tuvuze tuti dufite natwe inyunganizi ku nama mwari murimo twifuje kugira icyo tuvuga ku burezi kuko natwe nk'uko Premier yabivuze iyi nama nk'iyi twarayikoze igitaramo nk'iki twaragikoze ariko ukaba wari ugeze aho uvuga uti amashuri abanza twarabirangije ayisumbuye twarabirangije turimo turareba kujya muri kaminuza twagira ngo rero cyane cyane mu gitekerezo cy'inyunganizi cyaje ngo dutange twibande kuri iki cya kaminuza kuko nk'uko mubizi abana bacu mu minsi ishize
minisiteri y'uburezi yagaragaje umusaruro wabo, amanota bagize, kandi abana bacu batsinze neza. Ubwo rero mu gitaramo nk'iki ubwo tugiherukamo, twasanze ko abana bacu tugomba gukomeza kubatiza imbaraga kugira ngo bakomeze biyungure ubumenyi. Yewe bitanatinze mu minsi ishize ya mashuri atandukanye ya kaminuza yabahamagariye kujya kwiyandikisha. Ubu rero rwose abana bacu ngira ngo n'abanyu ni kimwe bafashe ya mbere, barimo bariyandikisha kugira ngo bakomeze biyungure ubumenyi. Ngira ngo na gahunda y'igihugu cyacu ubu ngubu aba barangije, hariho gahunda y'uko nta mezi 3 ashira badahise bakomeza muri kaminuza. Icyo rero twarakibonye, tubona ko rwose uburezi dukwiye gukomeza kubuteza imbere, kandi nawe mwumvise ko abisobanuye neza cyane rwose. Rero ndagira ngo wa musore waje yikoreye yongere yegere wamuhereza iki kibindi. Rero dore ukitwa Mutagatifu James. Premiere n'umuhanga. Inzoga ya mbere yayizanye mubwiye ko ikwiranye no gutira urwuri cyangwa imfizi. Aravuga ati ndahindura, atari indi nzoga nzanye. Noneho kubera ko iwabo urugo rwabo rugendwa n'abapadiri cyane kandi bakaba bakunda gusenga, iyo azanye noneho yanditseho Saint James. Murabyumva? Mutagatifu nde? James. Yogurure Premiere nasoma tubwire uko yitwa, turebe niba kw'ijambo rihindura iryo yagendanye. Twamubwiye ko iya mbere yari kwiriye gutira imfizi, tunamubwira ko ashobora no gutira urwuri, ariko ubwo uhinduye ukazanamo abatagatifu kara bishoboke ko biraza kuba bikomeye. Biraba bikomeye. Yego. Nisoma. Barayumva ute? Nawe gerayo wumve. Itandukaniye n'iya mbere. Soma wumve. Manze nsome. Ni ya Mutagatifu koko. Muryango mugari. Iyi nzoga yavugirwaho ijambo. Reko. Muryango mugari w'Abagesera. Iyi nzoga ndayemeye, ni inzoga yavugirwaho ijambo. Mureke dutega amatwi Premiere, umwanya rwose wawe urawuhawe, bakumpera amashi barguhe n'impundu. Urakoze cyane. Murakoze cyane. Nanjye abo twazanye ne bakumpera amashi n'impundu. Kandi ntanakoherereza gakoroherereza, ukicara maze ukarivuga wicaye ukanaruhuka kugira ngo uje usa neza, bigende bigera uko bigenda. Biba byiza iyo umuntu ijambo rihagurukiye ntokaburinka. Arambwiye ngo kwicara ntiyabikora, ngo ijambo afite riraremereye agomba kurihagurukira. Reka rero tugutega amatwi. Murakoze cyane. Ibyicaro byiza mwaduhaye, ndagira ngo nongere nsabe umuryango wambara ubukeye twahagurukanye bongere babampere amashi n'impundu nyinshi. Barakoze. Nkuko rero mwadutumiye muri iki gitaramo, igitaramo kigendanye n'uburezi, mukaba mufite abana b'abahanga, natwe twababwiye ko abana b'abahanga turabafite. Ndetse mu minsi ishize twagize igitaramo cy'umuryango muto utagutse, turimo tuganira rero tukagira umwana w'umuhungu
wari uturutse mu mashuri avuye kwiga i Bwotamasimbi. Uwo mwana akitwa Edgari. Yarari muri icyo gitaramo, yumvise imigabo n'imigambi y'igitaramo, ati nanjye mfite igitekerezo. Igitekerezo cye turacyakira nk'umuryango. Tumaze kucyakira aratubwira ati rwose murareba amashuri nyageze kure nubwo ntawe urangiza kwiga, none nkaba nagira ngo mumfashe, ndumva ntangiye kuba mukuru, ubu sinashobora kuba ingarama kirambi ngo nje ndaryama mu kirambi mu gitondo buce ngo sasura. Ati ahubwo ndumva nifuza ko nanjye mwamfasha nkaba umugabo nkagera ikirenge mu cyanyu. Igitekerezo cye rero twacyakiriye na yombi. Tutese urifuza iki? Ati jyewe iyo nagiye kwiga i Bwotamasimbi niganye n'abandi bana benshi, ariko hari umwana umwe w'umukobwa twahuriye ku mashuri, none nkaba naramenye ko ari uwo mu muryango w'ahantu runaka. Ubwo yanga kuvuga uwo akeka ko yaba sebukwe mu izina, kandi ndabona koko agomba kumubera sebukwe. Ati none nifuza ko mwamfasha mukaja kunsabira uwo mwana w'umukobwa, maze nkagira umugore, nkagira databukwe, nkagira mabukwe, ndetse nkabyara hungu na kobwa, nanjye nkagura umuryango. Twumva igitekerezo ari cyiza. Tutese uwo mwana w'umukobwa wamukundiye iki? Ati uwo mwana w'umukobwa namukundiye ko ari umuhanga, ni umuhanga, ni umunyamwete, yakorera umuryango ndetse agakorera n'igihugu. Nibwo mu minsi yashize hazaga intumwa z'umuryango, ndetse nanjye nari mpari, turaza tubasaba irembo, irembo ry'umuco, irembo ryinjira inka rigasohoka umugeni. Irembo mwararitwemereye, irembo turarifata. Nuko munatubaza mutese aho nimwaba muturanye na Sendatazi? Tubabwira ko Sendatazi uwo twajyaga tumwumva, ariko ahirya kure y'iwacu. Rero uyu munsi tukaba tuje mu muryango wa Bernari tugira ngo tubasabe umugeni, umwana w'umukobwa witwa Nicole. Rero amagambo atugenza akomeye nayo, mutwemereye umugeni tubaye tubashimiye. Premier karame nari nsanzwe nkuzi, nari nzi ko igihe nikigera urahindura ijambo rwose. Niyo mpamvu wajyaga gushaka inzoga yo mu
ntabwo boroshye, ariko reka nkorohereze nk'inshuti yacu nk'umuryango. yego ubundi Abasindi n'Abagesera dusanzwe dushingirana. Ku jambo uvuze nyuma nari nzi ko urareka tugatarama tugakomeza iby'amashuri, ariko ubwo uzanyemo ijambo rikomeye rivuga umugeni nanone, impamvu mvuze nanone urabyibuka, ubwo nawe uratekereza wibuke impamvu mvuze nanone. Mu rugo rwacu kandi ugataha wemye, nagira ngo munshimire uriya musaza. Impundi Bugesera nshuti yake. Hari umugabo w'umuhanga wavuze ati akazinduye umugabo ati ntawe uje ugakinisha. Prime yano wavuye Kamonyi, akava Kamonyi akajya Nyarugenge, akava Nyarugenge akaja Rulindo, akava Rulindo akajya Gakenke. Prime yano akava Gakenke akajya Musanze, akazamuka akagera Nyabihu. Nabivuze ngo Prime yano afite icyahatsi. None uragarutse nk'uko ubushize byagenze, uvuze ijambo umugeni urakarivuga nta cyaha cyawe. Nshuti yanjye rero wabivuze neza, nibyo koko umuryango wa Berenari mu minsi ishize twakiriye abantu baje ari itsinda rito, batubwira ko bavuye kwa Isayi bambara ubukeye. Tubaye n'umwanya mu ijambo bafashe, twari tuzi ko hari abagenzi barimo basaba ubwugamo, ariko bavuze ijambo twumva bakwiye kuba abashyitsi b'inshuti, tubagira inshuti. Ijambo murarihabwa, ibyo uvuga ni ukuri, wasize ufashe irembo, ariko nk'uko bisanzwe irembo wavuze ryari iryinjira inka rigasohoka umugeni, ndetse ndanabyibuka ko twakubwiye ngo irembo rigira abaririnda utazasanga ryarahungabanye. Ibyo nabyo mwarabikoze ndabyibuka. None uyu munsi nakubonye uri kumwe n'abantu benshi, itsinda rikomeye. Muri bo rero abenshi nagiye mbona bagiye bunama imitwe yabo ireba hasi. Abahanga bajya bavuga ngo irubamye cyangwa bayubitse, ariko abo ngabo ko ari abashyitsi beza imitwe yabo yarebaga hasi. Ngira ngo nta bagenzi mwahuriye mu nzira, naho ahubwo nabo bavuye kwambara ubukeye. Mugarutse ku ijambo rikomeye ry'ubushizi rivuga rya rembo rya cyagiye. Uko siko kuri? Niko kuri. Urakoze cyane. Ubwo rero utangiye kuvuga umugeni, kandi nkaba nakubwiye ko Abasindi dusanzwe dushingirana. Nanahamye neza ko iwanyu mu minsi yashize twashingiyeyo, hari n'ababanjeyo n'ubundi tumaze gushingirana inshuro tutazi umubare mu biganza. Ni nyinshi. Uranyemerera nkubaze inshuti yanjye? Ndakwemerera. Mbere yo kuvuga umugeni, abo twagushingiye bameze bate? Buriya rero abo mwanshingiye bamwe twazanye. Ntukaburinga. Nyuma yo kunsuhuza rero n'umuryango urabibona, ninsanga koko uri uko wabajyanye bameze, bigiye kuguha umwanya wo gukomeza ijambo. Ngaho rero ni karibu, nibaze turamukanye. Ubwo nabo barahari, ni karibu mbe mama. Haza babakira maze barabona amahoro. Gira abana. Uraho urakomeye. Yeza kuzwe. Uraho. Yeza kuzwe. Ariko babakire banabasuhuze. Nibarangiza hari umwanya mugari ndaza kuzabaha bakajya gusuhuza ba nyirasenge, ariko muri aka kanya baranyemerera bazamura ibiganza kandi bahagarare ku murongo umwe babarebe. Barabajyanye ntabwo iwanyu mu kiyakumbura. Ngaho muzamura ibiganza musuhuza ba nyogosenge n'abana ba so wanyu. Muryango mwiza w'Abagesera kwa Primiyani waharirira, uko bigaragara waharirira rwose. Nta sazi nta kibugo inshuti yanjye. Nuko mbagumane. Ko tubasangiye se? Turabasangiye. Nukuri. Iyo bavuye iwanjye bakazi wacu, bazi iwanyu bakaba baje iwabo. Hose ni iwabo. Ntukaburinga. Ariko igihe naguhaga umwanya n'uburenganzira, ni wowe nyiri ijambo kuri aba ngabo.
iyo baje badusuye hari igihe ubabwira uti mugende munyaruka ariko mubanguke. Uyu munsi wabiteganije ute? uyu munsi baba basubiye mu byicaro. Murakoze cyane. Premier bingiye baze abateze urugori bigire hino. ababanjirije nibigire hino nyabuna muri kudutinza. ababyeyi mwigire hafi. ababanjirije bari nibyo nibigire hino nibatebuke. nagira rero ngo ntagutindiye mujyanga mugari w'abagesera. Premier aragarutse ari wa wundi wacyagiye mu minsi yashize ibanziriza uwa none. Aba bavuye ahangaha ni nawe waje kubasaba atubwiye ibigwi n'icyo azadufasha nuko azadukorera nuko azafasha abana bacu. bavuze ko aho ukosheje ingoma ikarenga buca usubirayo. haramvura uko siko kuri niko kuri. aho ujishe igisabo aho ntabwo hatera ibuye. asanze rero bikwiye ko yagaruka mu rugo ngo kubera ko mu gitaramo bagize bafitemo umusore wasabye ko adakwiye gukomeza kwibana. umunsi bazaga iwacu bafata irembo turabyibuka, murabyibuka ko nta zina ry'umuntu bavuze, ariko uyu munsi bagarutse bavuze izina. Premier rero nshuti yanjye nagize amahirwe ntorwa n'umuryango ongirira icyizere cyo kujya mvuga urugamba nkuru ruteranye. Bangirira icyizere cyo kujya mpabwa umwanya mu gihe abahanga bateranye. ariko uragikwiye. Premier ni baje n'abapadiri bose. icyizere baguhaye uragikwiye rwose. Uragikwiye ariko bampaye amashi none niko nabariya biwanyu babonye ari hano gusa ngikwiriye. ni hose nabariya bayampa inshuti yanjye. murakoze cyane bagesera beza. Premier karame usabye ibikomeye kuko nubwo byoroshye tukaba turi abavandimwe. icyo gihe uza gufata irembo ntiwavuze izina, kandi uko ubyuka ujya guhaha niko mbyuka njya guhaha. niko biri mu miryango rero. umuryango ni mugari. wabonye dusanganywe unyicira ijisho ugira ngo ndadohora, ariko ubundi nkinisha bikeya. ibirimo umugeni byo umuryango wateranye biba binsaba ko wemeza ko icyo uvuga ari ukuri. ntabwo ndi buvuge ko umuryango wanyu udakiranutse kandi babonye bariya bakobwa uko basa murakiranutse mu kwiyabageni, ariko muza ntimwigeze muvuga izina ry'umugeni. niyo mpamvu uranyemerera nkaganiriza umuryango. izina warivuze, icyakuzanye wakivuze, reka ndebe base wabo tuvugane na ba nyirasenge tuvugane n'umuryango. dusanga icyo usaba gikwiye, nidusanga uwo usaba ahari, asigaye turakubwira tukubwire ko wemerewe gusaba. uko si ukuri? murakoze cyane. wakwisubirira mu byicaro. babampera amashini mu ahubwo wicare baguha inzoga. babyumvaga abasaza bateranye, ba sekuru b'abana bari hano, abakuru b'umuryango bari hano, ba se wabo b'abana baraha, na ba nyirasenge na ba nyina wabo. uranyemerera rero maze se wabo w'abana ahangaha, niba nyuma ya cya gihe nta kosa rindi ryavutse ukaba ushobora kuba wemerewe gusaba muri uru rugo, ariko ntaryo nkurikije abo wazanye. Bosco Premier yaje ngo arasaba umugeni muri uru rugo, urabyumva gute? mukuru w'umuryango Premier ni koko ndumva abenshi bamuheruka yaje kudusaba irembo, ariko nyuma yaho yaje kugaruka hari inzoga atuzaniye za base wabo. inzoga twarazibonye, mu kanya mwabonye ukuntu yatweretse ukuntu abakobwa bacu twabashingiye bafashwe neza. nka se wabo ndumva umukobwa wacu Nicole twamubaha akajya gukomeza nawe agafasha abo twohereje, akajya kuduhagarara muri uwo muryango. arakoze.
ariko nkaba nasaba Primiyani kugira ngo abe yaza, hari ibyo agomba kuzuza bisabwa n'umuco nyarwanda. Murakoze. Arakoze cyane, amashyi menshi cyane. Primiya, nabyumvise. wumvise ko Jean Bosco musanganwe akaba kwihutana cyane akugirira neza nk'uko abisanganwe? Asanzwe angirira neza, ntabwo ari bwo bwa mbere. Kugira rero ngo ba nyirasenge batubwire niba umukobwa usaba cyangwa umwana waje kureba muri uru rugo ahari, nagira ngo banze ubamare amatsiko. Nyirasenge Bagesera beza Rwose ni amazina yose ashingiye ku neza. Umukobwa rero dusabira umuhungu wacu Edgar ni umugwaneza Nicole, akagira n'akandi kazina ka mukobwa Jana. karakaza cyane, baguha amashyi inshuti yanjye. Ningushimira menye ko birimo biza ariko bitaraza, ariko biregereje. Reka mbaze ba nyirasenge niba uwo mwana w'umugabo rero shangazi wa Nicole bumvise icyazanye bariya bagabo. Bari abagabo ni abasindi, ni inshuti zacu, twarabashingiye kenshi, n'uyu munsi baje gusaba umugeni. Izina bavuze waryumvise? Izina bavuze naryumvise. Nicole umugwaneza arahari mu muryango wacu? Nicole umugwaneza arahari. Nicole umugwaneza twamubashingira? Ntabwo nagira icyo mpishura aka kanya, ntaragira icyo mvuga kuri uwo muryango. Ntukabure inka. Mu by'ukuri twari tuvuze ku bana bari kujya kwiga. Nanjye byankomanze, uriya mwaka washize nohereje umwana kwiga i Nyanza. Noneho imodoka iza kugira ikibazo mu mayira. Abari mu modoka bose bajya gucumbika, ubwo n'umwana nari nohereje nawe ajya gucumbika. None ajya gucumbika mu muryango wa Izayi. Agezeyo bamufata neza pe, baramuguyaguya, mbese bamufata neza cyane. Ubwo bucya mu gitondo umwana ari kujya kwiga, ubwo ntiyategereza igihe cyo kuruhuka icyo kora, aradutelefona ati ahantu naraye nahageze ngiye gucumbika, ariko ibyo bankoreye nasanze hari ari Imana yabiteguye kugira ngo ngane muri uyu muryango. Ubwo urumva ko Imana yatangiriye kuri uwo mwana wagiye gucumbikayo. Ubwo noneho umwana araza bivuze, ubwo nanjye cyo kora ndishima. Mu by'ukuri murumva ko ineza uwo muryango ufite yatangiye no kwisesekaza ku mwana. Ubwo rero murumva ko mpereye ku ibyo ngibyo ntabwo narorera gutanga umugeni. Ibirori bisanzwe y'abahinze neza, y'abaserutse n'abana batsinze, ariko aho ijambo rivuga ko wakwemererwa umugeni ntabwo nyumvise. Hari umuntu wumvise iwanyu? Shangazi mwamuhaye amashini muntu bavandimwe Bagesera beza. Buriya rero nshuti yanjye, imfura n'ebyiri, hari umuhe n'umunyurwa, kandi aho abagabo basezeranire nabo bahurira. Iki cyicaro turimo kiratubera cyiza. Umwanya n'uyu nguyu, nta burenganzira nari mfite bwo gutanga umugeni, ariko uyu mwanya kimara kumenya ko se waba byumva, kiganira n'abasaza nkumva babyumva, nkaba numvise ba nyirasenge babyemera, n'amaguru yanjye mpagaze nemye, wemerewe gusaba umugeni muri uru rugo. Ni karibu cyane. Wow.
babongera amashini impumvu ko mwatwemerera umugeni kandi twiteguye kumukwa. Murakoze. ararikomera rivuga neza. None nawe urahagurutse uti hari icyo gukora. Turabihamya neza ko umukobwa nyine ni mukoshwa inka. Iyo wamwemereye urakwa, ukubyumva, kubishaka, watebuka rwose, watebuka. Ubwo narinzi ngo ugiye kumbwira ngo urantuma kuri ba nyirasyango. Iki kibindi ni cy'umuryango, base wabo, ba nyirarume. Yego, iyo nzoga ikabageraho. urakarama. Iyi nzoga ngo ni iki kibindi ni cya ba nyirasenge na ba nyina wabo. aha, kwibyara bitera ababyeyi neza. Inkwano nkuru, hari icyozi cyogera inka, hari na rugori. Yego, nkaba nagira ngo mbibashikirize. urakoze cyane. Kunimberuka aravuze ngo inka zikwiye guterwa ubwatsi kandi zigahingirwa zikanakorerwa. Uko si ukuri? Yego. Ubwatsi. Aka kantu rero kakitwa nta joro ku mworozi. Nta joro ku mworozi. Ari amanywa ari nijoro bose arakora. Gakata ubwatsi. Kakaba ari ikibazo. Twaje dufite ikibazo. Yego. Wagira utya kakaba igisubizo. Kakaba igisubizo giturutse iwanyu. Urakoze cyane inshuti yanjye. Abaheruka mu ishuri ndetse n'abarigezemo nta wiga wibagirwa. Kera turi mu ishuri habaga ngo akabazo. Nako Primiyani yari afite. Ngo uyu munsi rero akabazo afite ngo karasubizwa n'umuryango wacu. Bihinduke V. Wahawe V aba yagitsinze. Urakarama inshuti yanjye. Bakongera mu mashyi inshuti yanjye. Murakoze cyane. Yego yego. Hano rero tukagira ikibumbiro yego kigendanye n'ibihe tugezemo cy'ikoranabuhanga. Ntokaburinga. Inka ntizikagire. Icyo ni ikibumbiro. Sigomba gushoka. Ako rero ko kakaba gake. Iki ni igicuba cyo kudahira. Yego. Kugira ngo ntizikarumange. Urakoze cyane. None se ahubwo babikora bati iwanyu n'iwacu ni bimwe. Bosiko yafatanya na Bonifasi. Babigenza bate Bonifasi? Iwanyu n'iwacu ni bimwe. Aha, yego yego. Ntukaburinga. Mwabampereye amashyi abavandimwe ko bakoze cyane. Nuko urakoze inshuti yanjye. Buriya kuba umuntu yatuma Primiyani akamutuma umugeni aba yizeye ko ashobora kumucura. Primiyani rero nk'uko nakubwiye, yego, abakobwa bacu ni bamukoshwa inka kandi umuryango ni mugari. Nagira ngo ejo utazagira ngo iyo waje iwacu ndiharira. Utazagira ngo iyo wageze iwacu ndiharira kandi umuryango ari mugari. Reka tugukoshe. Urabyemera? Ndabyemera. Muzehe Brigadier. Sugira ngo Brigadier ipfa kuza. Tujya kuri kwita mu muryango nuko twakubonanye ubushongore n'ubukaka. Uriya muryango rero wadusabye umugeni tukaba twanamwemeye. Nagira ngo kwambara ubukeye si ubwa mbere dushingirayo. Reka tuguhe umwanya udufashe tumukoshe. Nyakubahwa. Ni amahoro masa. Ni amahoro. Ndi kubona uberewe n'umuryango mwiza, ariko nk'uko natwe wasanze mu rugo rwa Bernard ruhagarariwe na Damascene, urabona ko ari umuryango mwiza kubera urubyaro
kubera umutekano, kubera igihugu cyiza, niyo mpamvu ubona abantu bakeye. barakeye biragaragara. Nk'uko rero wabyivugiye ngo waje ureba imbere, urabizi ko umuryango uhagarariye si ubwa mbere waza muri uru rugo, kandi urabizi ko urugo rwa Berenari turabatunzi. Nibyo koko murabatunzi. Turabatunzi, kandi nabonye ufite ababyeyi bambaye urunigi, nabonye ufite n'ababyeyi wohereje ahangaha kuza kuturamutsa, twasanze basa neza. Nikore rero wabonye ukwasa, wabonye ko yatese, yaratese rwose, wabonye ko yanyoye amata, wabonye ko ari umwana wuzuye kandi ufite imico myiza ababyeyi bamutoje. Yego. Uravuze no kushaka ko tugukosha, sinzi uko wateganyije wari usanzwe ukwa, niba wazizanye cyangwa se niba uko wari usanzwe ukwa, wabanza ukambwira ukuntu wabitekereje, tukabona tugira icyo tugusubiza. Yewe ndagira ngo nyakubahwa mubyeyi kandi muvandimwe, ngiye benshi, ahubwo turifuza ko ubwo bumwe buzakomeza, tuzi wanyu namwe muzi wacu. Rero ntabwo nagiye nza muri uwo muryango wanyu ngo nze njyenyine, nagiye nzana n'abandi bakuru b'umuryango. Nagira ngo muba twagiye tuzana kandi bakuru, hano hari umusaza mukuru, nagira ngo mubahe abasuhuze, ni amata n'amavuta. Reka mbahe umusaza hano, Muzehe Simoni. Simoni uraho? Uraho burigadi? Uramahoro? Komera komera. Ngaho tubwira uko wari usanzwe ubizi, niba waramerewe neza. Uraho Duri? Auguste muraho na Marinette? Hagurutse rero umusaza uzi ko ukoshwa ari ngombwa. Twaje tubaganye tubasaba umugeni, tukaba tugomba kubaha ishimo kuko inkwano atari ikiguzi. Inka rero zo kwambara ubukeye ntabwo ari izibura. Tuza kubasaba irembo, mukimara kuri twemerera twabahaye inyana y'ifataremba. Ya mwarayibonye, ntabwo yari intukure, yari ifite n'imperekeza. Inka rero twebwe dukunze gukwa ni inka z'imbata. Ndibasobanurira imbata izo ari zo, mutari mwagira wera ni za nkoko zitembera hasi. Imbata ni nk'umuntu yikuriye mu kaboko ke. Zo turazigira rero, na ndetse nuko mu gitondo musa n'abazindutse mutabyitayeho cyane. Twebwe umwungeri wacu utari umushumba, abashumba dore ko ngo basigaye barabise abashyizi b'isoni. Inka zacu amashashi 8, ugerageze burigadiye
uhamagariwe umwungeri wanyu zageze mu zindi. Urakoze cyane. Twebwe gukoshwa ntabwo ari ikibazo gikomeye ko inka ziba zihari. Urakoze. ariko ndatekereza ko Nikore hari izindi zisigaye imuhira iwawe zizakomeza kumutunga. Nta kibazo rwose, nta kibazo. Urakoze cyane. Ubwo tunararongoranya iyo usabye turarongoranya n'indongoranya. ariko nanjye mfite kandi w'imfura witwa Alexandre, niba ari bugufigire natubwire ko izo nka z'imfatarembo, izo nka z'imbata zimeze neza, natubwira ngo ziri mu zindi kandi arebe neza zirimo ibitare n'amagaju, zirimo ibihogo bihotoye rwose. Damascene azakire ndetse n'umuryango uzakire. Ngo komeza Alexandre, murakoze cyane. Nziza zageze mu zindi, ziramenyereye rwose kandi ni nziza, zimeze neza. Murakagira inka rero, izo mu dukwera zo turazizi kandi umusaza Simone yabivuze, none n'umwungeri araje arabihamije ko zageze mu zindi. Nagira ngo umuryango bakwakire, baguha amashi n'impundu. Waje ukandagira buhoro ubu mu kanya rwose. Nagira ngo nkubwire ko umuryango numara kuguha amashi n'impundu urawuhamije ko wakiriye inkwano, kandi nawe uraba wiswe umukwe wa Koyi. Uranyumva neza? Murakoze cyane. Nawe mwazanye muraba mubaye abakwe ba Koyi. Nagira ngo mushimire uramujyana. Urakoze cyane rero umuryango mugari, murakoze. Kugira ngo n'igihe nshihutishe, rimwe yanatangiye kureba niba koko ibyo mvuga ari ukuri, ariko nanyemerere. Nagubwiye ko nkunda kubaza ariko turasangana. Rimwe ndakuzi uri nyangamugayo. Ubushize tuvugana ntabwo wabaye sendataze. Naba muri kumwe ni nyangamugayo. Umuryango wanyu ugendamo abihaye Imana, namwe murasenga. Ntabwo ndi butinyuke ngo nkubaze ngo mbe uwusabira ninde cyangwa urisabira. Ibyo ntabwo usa nabyo. Ariko si inshuti yanjye, karame wemerewe umugeni muri uru rugo. Izina ry'uwo umusabira warivuze. Ndashaka kugira ngo tumare amatsiko. Mwazanye, uzamuzana, arahari, bimeze bite? Reka sinari kuzana n'umwana. Cyangwa utinyuka uvuge niba ari umwe mwabo bicaye aho ngaho. Kuzana n'umwana. Yego. Nje kuganira n'ababyeyi bakuru. Ntabwo ari kutwumviriza. Baguha amashi. Baguha amashi rwose. Ngaho rero niba mutari buzane ukaba ubinyemereye, wamubwira agatebuka tukamuramutsa. Ikoranabuhanga rwose nicyo rimaze. Uko si ukuri? Ni ukuri. Tingwino uramutse bababyeyi, noneho agahinda gatangiye kuja ku ruhande. Ikoranabuhanga nicyo rimaze cyane. Yego. Umwanya utarambiranye arabagezaho. Urakoze cyane rwose. Mubyeyi yakugira Imana, nkimara kumva mumuvugaho Edgar nahise muhamagara ko ari hano Afurika. Sabe abatanazi bagire bati inkotanyi cyane Edgar na bagenzi be, hanyuma ubundi tubakire aho bari. Niba banyumva cyangwa se protocole banyumva, muze kubafasha bagera ahangaha mu gitaramo, mubabwire muti ababyeyi barabakeneye cyane. Tuvuge ko ari imena, imena y'urugamba, natirwa baheze. Tuvuge ko ari imena, uyu ni Rutikwa, Rutikura hananiranye, Rutika igikomye. Ndavuga ko ari imena, nongere
nyakubahwa kandi inshuti yanjye Damascene, abasore bacu bahageze. Urakoze inshuti yanjye, kandi nakubwiye ko mu rugo bamaze guhabwa rugari. Kisizo kuzwi iteka ryose amashyo uraho urakaza. Yewe urakoze rwose, namubonye uratera intambwe wigira imbere. Umuryango w'Abasindi si ubwa mbere usaba iwacu, ariko nanone Abagesera si ubwa mbere dushingira mu Basindi. Kuba waba umukwe w'Abagesera ni ikintu gikomeye cyane. Muri uyu mwanya nagira ngo ntangaze ku mugaragaro aba bantu bose bara, nta nama nimwe wamaze kuba umukwe n'umwana, nta nama nimwe mu muryango wa Twizerimana Bernard izongera kuba utayirimo. Wamaze kwemererwa nk'umwana wacu. Nagira ngo bakumpera amashyi, nurangiza utera intambwe ugana aho nganye, nuhagera. Bagesera beza rero, uyu ni umukwe wacu. Impondo mu muryango. Uyu niwe mukwe wacu, niwe basabiye Nicole, niwe ugiye kubana na Nicole akaramata, kandi turahamya neza ko Imana yaduhitiyemo neza. Imana yagize neza. Muzamure ibiganza dushima Imana. Imana yagize neza. Haleluya. Urakoze cyane. Nagira ngo wasubira mu mwanya wawe, ariko Joshua Nyakugira Imana, urabizi neza nshuti yanjye, impamvu utoranwa buri kanya ukagirwa inyambere nuko byose ubikora neza. Umukwe yakoye bamutweretse, iyo umukwe amaze gukwa akagirwa umwana mu rugo ahabwa ibyicaro. Uyu munsi nuwe, nagira ngo mumwicaze neza nabo yazanye nawe. Bongera babaha amashyi bose. Tubona ko ifoto iraza kuryoha cyane. Basore beza cyane mu by'ukuri. Icyo nakunze cyane ni umukwaferi wabogoshe, mu by'ukuri yabogoshe neza cyane, vraiment barasa neza kabisa. Murakoze cyane. Edgar, nagira ngo uhindukire urebe inyuma yawe, uraza kuhabona ibyicaro. Ibyo byicaro ni ibyawe. Nagira ngo utambukane na pale, muraza kunyura ahangaha, muze mbereke mbayobore. Muraza kunyura ahangaha. Yego. Gira utya. Oh, nice. Urakoze cyane. Nshuti yanjye Damascene. Hanyuma unshimye ahandyaga. Urakoze. Imfura dutaramanye wese, muze tuvuze impundu ziturwe biganzema, inzira kuri twese twamwime
tuteteshe ijoro rike tumuririmbe bimunyureye tuvuge ikiranga kwezi icyicaro cy'abakobwa mwarutagira umwaga umwangavu wari woye n'umutoni wa twese muzamumenye agira imico myiza yivukaniye none uwo yashatse we n'izina rye yaza arabarotasiga uw'inseko nziza y'umunsi uteye agahinda igaju wa rwamudatinya mbese sineye yamwiza ko we ntuzibagirwe kubirura ndere urabeho nyamibwa icyewe niko ruduteye irungu nyirabayazana nite ugukuye mu rungano urabeho nyamibwa wirira wirira ndakwinginze zaga nawe ihoro ihorere umwana w'ibuhoro ihorere kwezi ihorere umundwa marira ihorere umwana w'ibuhoro umwana w'ibuhoro izagushyira babamara aho yavutse ni mu muhimundo aho yakunzwe n'izivuga rwose ni mu mura nagira ngo umuryango mugari munyemerere umukobwa wacu Mugwaneza Nicole tumubwire igitaramo turimo kandi nk'uko bari babivuze ngo tumwakire mbere y'uko tugira icyo tumubwira. Teranye harimo abasaza ba se wa ba nyirasenge murakoze namwe. Nicole rero umukobwa wacu twabyukiye mu gitaramo kuva mu gitondo, gahunda yo wari uyizi imwe irebana n'abana bajya mu mashuri. Twari twarayitumiyemo abo mu muryango wa Mbarubukeye, nabo bagombaga kuza tukaganira bakadufasha kubirebana n'uburyo tugiye gushyira abana mu mashuri. Umuryango wa Mbarubukeye rero waje uhagarariwe n'umugabo witwa Primian, ndaza kukwereka ari hariya. Yafashe ijambo afata umwanya turawumwemerera
ibyo yagaragajemo amaze kudufasha gukemura ikibazo twari dufite, anavuga ko kwambara ubukeye bamutumye, bamutuma ko aza kuvuga ijambo muri uru rugo iwacu kwa Twizerimana Bernard, akavuga ko aje gusabamo umugeni. Ni ibisanzwe hariya muri uriya muryango twashingiyemo, dushingiramo ba nyogosenge, dushingiramo ba nyoko, hariyo abantu benshi. Amaze kubivuga umuryango wasuzumye dusanga nta mpamvu n'imwe yatuma tutabashingira. Tumaze kubyemeranyaho nk'umuryango, twamwemereye umugeni. Ibyo asabwa gukora birimo gukwa yakoye. Ubu turaha turi abanyamwenda kuko inkwano twayakiriye, ariko tujya kuyakira twari twifitiye icyizere kubera ko utaduhemukira. Uriya muryango nta kintu na kimwe tuwubonamo kibi, nta na kimwe cyari butume tutabemerera umugeni. Ni nayo mpamvu twavuze ko Nicole ahari kandi twemera ko yajya muri uriya muryango. Ariko kubera ko nta bugambanyi bwarimo, batubwiyemo umuntu izina, tubajije abantu ba nyogosenge n'abantu batubwira ko iryo zina barizi. Izina ry'umuntu wo kwambara ubukeye witwa Edgar, waba urizi? Urarizi? Ngo iryo zina ararizi, mumuha make cyane. Ibyo biraza kugaragaza ko nta bwoba, niba izina azi urizi neza kandi ngo ararizi kandi arizi neza. Nta bwoba rero, natwe dutangire twishime ko tubonye incungu ku byo twari twemeye nubwo twari twifitiye icyizere. Murakoze cyane, nagira ngo nge nawe muduha amashyi mbema. Aya mashyi turayakwiriye. Umva rero inshuti yanjye, nyiri maso yerekwa bike ibindi akirebera. Nagira ngo uwo duhuje ibiganiro, uwo duhuje urugwiro, uwo twaganiriye umwanya munini kugira ngo na Nicole abone ko ari ukuri, sindirirwa mvuga amazina ye, ahubwo arahita abona umuntu aje amenye ko ibyo navuze byari ukuri. Aho zisezeranye niho zihurira, niho zihurira. Kuva mu gitondo nyuma ya rya jambo bavuze, tukakwemerera umugeni, tukanagusaba gukwa ugakwa. Uwo wasabaga ni umugwaneza Nicole. Uranyumva neza? Ndakumva cyane. Umusabira umuhungu wawe. Yego. Nagira rero ngo ngushikirize Nicole, umuramutse, umara kumuramutsa, ubwo ibikurikira nawe uri mukuru. Ndabeshya se? Ntabwo ubeshya. Niko uyu ni papa wacu. Uraho Niko? Uraho neza? Komera. Uramunsubiza ariko? Ndamugusubiza. Hari umwanya ndamuguha mu kandi kanya gakurikira. Ariko muri aka kanya urisagagura. Ndagira ngo rero ngusabe Nicole rwose nabyemeye, mwerekane imbere y'umuryango wambara ubukeye waje ungaragiye tuje gushaka Nicole. Urakoze cyane. Igira imbere gato Nicole, bakwakire, bakwakirane amashini impundu nyinshi. Damascene arambwiye ngo ariko iwacu ntitugurana. Nicole tugira umugwaneza n'uyu, ariko hagati aha yenda uraza kubaza ubaza ntago mbizi impamvu nawe mvuze ngo uramunsubiza. Urabyibuka igihe wazaga gufata irembo? Nakweretse umusore ugomba kumenya kugira ngo utazasanga irembo ryarajegajeze. Ikiza gukurikira nari namusezeraniye ko nimara kumugushyikiriza mumusubiza, ahasigaye wowe na Joshua ibikurikirana ibyanyu. Ariko uriya musore wanjye ataza kugira ngo namutabye mu nama, bakumpera amashyi ahubwo. Namwe babampera amashyi n'impundu. Yego babigenza. Hambere igira hino hambere. Urakoze cyane, nimunyemere dushimira ababyeyi twese amashyi n'impundu, dushimira ababyeyi ba
Pale usigara inyuma pale ntacyo bitwaye wowe. Ndagira ngo banze usuhuze musaza we maze ubanze umubwire irizima niko tuvuga mu Kinyarwanda. Ati warakoze kunebera mushiki wawe, warakoze kumureba neza, reka nguhe aka kantu ugende ugasome ugende kandi muri hoteli ushaka ndabikwemereye cyane. Atari ko maze kuguha akangaka ndagira ngo mbone nimero z'inkweto zawe. Mu yandi magambo ni nko kuvuga ngo mbone ivumbi mbura umuntu mu wigenda amashimeshi cyane. Musaza we yarakoze cyane, Imana y'amahoro imuha umugisha. Maze diga sana usubira inyuma gatoya muhagarare hagati na hagati, hagati na hagati, maze nikora gusanganire. Diga ujya wigira inyuma gatoya. Ubundi ahagarara gatoya gatoya. DJ uretse gato ugenza kuri Nicole umuhobere cyane neza umere nk'abari guhambira inkwi, amashyi yabarahanga hadaza kuyumva ku bwawe neza cyane. Wow. DJ tuze kugendana gake gake. Ati mukunzi wawe, ati umukunzi wanjye amaso n'amatabazi, imbavu n'akanyamanza, intege n'amasamaza. Ati reka nongere mpindura umusaya. Wow. Muhungari romantike. Oh my God. Wow, nice. Hanyuma reka nsabe Pale aguhereze impeta nziza cyane mukirebana uko nguko rwose neza cyane. Pale abanza guhereza impeta maze urebe mu rutoki rusumba izindi zose, urutamirize iryo kamba. Kandi musekadi iryo. Nice. Wow. Kiganza muraza kukiza muri mbe iburyo n'ibumoso, imiryango yombi bakomera amashyi cyane. Nuko bigenda. Ariko Nicole arazamura cyane wagira ngo hari uwashaka kwereka by'umwihariko. Ati mundore. Wow, nice. Hanyuma reka nsabe urwo rabo rwiza cyane Pale urushyikirize Edgar, hanyuma nawe yashimira umukunzi we nanone. Urwo rabo rwiza rwose. Ati nzanira nkwereke utuntu nikorera. Ati umukunzi wanjye, ati ndagukunda rwose, I love you so much. Ibyo kandi bigakomeza bijyana no guhoberana nanone. Wongera umuhobere rwose. Ubundi guhoberana baravuze ngo habamo umuti wa stress, ndetse kandi bikiza n'umuvuduko w'amaraso. Na Bibiliya yaravuze ngo mutashishanye guhoberana kwanyu kwera. Amina. Murakoze cyane. Bose mu basore bose bo kwisi ni wowe nahisemo, ni wowe nabonye umbereye. Niko nuko. Papa na mama ati rwose mfite amarira y'ibyishimo, ntimuze kugira ngo ndarize ndababaye. Umukobwa warezwe neza buriya arangwa no kurira. Kobwa utarira n'ihene yayibaga abagomba kurira. Maze urutamirize iyo ngofero nziza cyane uvuga uti warakoze kumbyarira amataka bashya inkanda. Amashyi y'abarahangaha. Nice. Amazing. Hanyuma bazikizana kakabando. Iyo ni inkoni y'ubutsinzi, iyo inkoni y'ubutwari. Akira mubyeyi. Warakoze kundemera umufasha. Nice. Munda yawe ati ndagukunda. Hanyuma Edgar ati nanjye ndagushimira. Ni mwiza. Amashyi yanyu. Mwakire Nicole mu muryango. Murakoze kutunezeza kuri uyu munsi wa none. Nice. Wow, amashyi menshi cyane. Iyo ngofero uyihereze Edgar. Negoye. Reka sange papa hari padiri akaba umubyeyi we cyane. Amashyi menshi cyane. Hari amahoro yawe nzinzira watagiye wicika intege. Kira igiseke kikunezeze kandi gikuyemo amashimwe ngo ushimira mubyeyi.
murakoze cyane babyeyi, namwe imirimo yanyu yashimwe n'Uwiteka Imana. Niko ndabampamagara Levelier ndetse na madamu we batambuke. Eyes on camera, then take azamera nka Robert Mugabe. Abantu bamuzi nuko yajyaga yambaye ingofero akaberwa cyane. Vena na madamu we nabo mbaye hafi kuko mukanya nabo turaza kubakira. Na madamu we, umuryango wawe urashimirwa cyane. Mu gihe Vena na madamu impano ye yahageze yamashimisha cyane. Iyo bakwambitse ingofero biba bivuze ibintu byinshi. Murakoze cyane babyeyi bajya kugira Imana. Imana ibaho. Atambuka mama Izere nawe yitegura. Bigira hafi bose. Mama Izere, Didier Sando, hanyuma bavandimwe imiryango. Yego. Shine, you say,